aya handi ni amatara ariho baba bahagaze mu muhanda ahantu ku nsina baramureba neza uko ari guterera ako kantu uko ari kugaterera hose uko ibyo ari gukora byose baba baramwirebye. Noneho bari babiri mwabaze ndetse uriya muntu wamubonye ndetse namubonye ati ese buriya bintu ari gukora na kuriya kuri yambaye bivuga iki babajyanye ari bake. Aramubwira ati biriya uriya muntu ari gukora ni iby'abarezi ati uriya muntu w'umucuraguzi ujyaho ati umucuraguzi acuragura yambaye ubusa kandi acuragura afite akabindo gahunika hahandi yagiye gucuragurira. Ati nicyo kintu gihamura ati none se iyi nzira twayese tugasubira inyuma tukicira hirya ntitumuce mu maso ari undi mubaye undi aramubwira ati njyewe ntabwo mpfa hano hantu natarebye ikintu uyu mugabo agamije. Ati nkurikije ukuntu amakosa yazengereye hejuru y'abacuraguzi dukurikiye ukuntu twazengereye abacuraguzi badusenyera ingo ntabwo mpava nakamubajije ikintu byaje kuhakora. Ubwo mugabo arabyina aritakumye ikibuno kimwe gikubita ku rugi rumwe ikindi gikubita ku rugi rwa kabiri arangiza ataha asubiriye aho duturanye. Wa mugabo muri ba bagabo babiri umwe aramutinya undi aramucakira. Ati mbwira ikintu wari uje gukora hano ku rugo rwa Nyamakosa. Nyamakosa yarakatse birenze no gutaka, yaravuze birenze no kuvuga. Ikintu wakoraga ndashaka kuhashya ukakigaragariza abantu cyangwa kukijyana kwa mudugudu w'umusaza. Arababwira ati niba ari ibintu bishoboka sha ndabaramba y'ibihumbi 50 bityo abakirisitu batambuye. Ati nawe umuntu wari ufite muri bino bintu ndakwinjiza mbabarira y'ibihumbi 50 tubirangiriza aha ntihagire umuntu n'umwe. Banzi ku izina rya mama kuva ariko ubundi nitwa Mukakabera Mariya. Utuye muri uyu mudugudu Akagari Umurenge? Nari niyo mu wa Kiburara ariko kuba kwimuka nimukiye mu mudugudu w'Umuremamango. Nari ndi Kiburara niho nari nduye. Ariko mu kwimuka aho nubatse ni mu mudugudu w'Umuremamango. Mu kagari kahe? Cyaruhari. Ni muhe murenge ubwo? Wa Kabare. Ni muri Kabare Kayonza. Ubundi nashakaga tuganire muri rusange. Twumvishije ikibazo cyabaye aho ngaho iwanyu, saga yahabaye ko byagenze ariko twagera n'uburi muduha amakuru y'impamo. Ubundi ibi bintu bijyanye n'abacuraguzi abari abantu batajya babyemera, bakabihakana avuga ngo abacuraguzi ntibabaho, babaho baratujengereje. Nashaka utubwire muri rusange ubundi byatangiye bite, utubwire neza muri rusange. Ubundi kuva nimukiye aho hantu, kuva nimukiye hamamaze imyaka 3 n'amezi 6. Ariko kuva nimukiye nta mahoro nahaboneye. Gusa nanjye nari uwa muri uwo mudugudu, nari uwa hafi aho, ntabwo nahimukiye iva narahandi kure. Ariko kuva nimukiye muri uwo mudugudu nimukiye ku mugabo n'umugore w'abakirisitu duturanye, nambwe narimo kugira ngo uzi iwanjye nanjye ngiwe. N'intambwe imwe watera yonyine. Uwo mugabo muturanye amazina ye bwite ni ayahe? Yitwa Aridafonse Ndera. Barakira. Ndagenda yagusobanurira yenda ndagenda ndyibuka. Ubundi tugiye ngiye kuko namwubahaga cyane namwitaga muzehe. Numvaga mwubashye, nkumva mukunze nk'umuturanyi, nta kindi kintu kiri mukundiye, gusa namukundaga nk'umuturanyi w'umukirisitu. Yitwa Rucyahana Aridafonse. Rucyahana Aridafonse. So byatangiye gute, watangiye kumva ukihagera abo bantu batangiye kukwakira bate bijyanye tuvuga wenda n'ubuzima busanzwe, se watangiye kumva abantu bakuza kukubyinira ku rugo, kubyina ku rugo? Iyo muvuze kubyina ku rugo muradusobanura nabyo icyo bisobanuye n'uburyo babikoramo, tuganire tubwize ukuri.
mbese njyewe narahageze nangira kubura amahoro muri iyo nzu, nabyuka nkamubwira ni naraye narenge, mbese ni abacuraguzi iyo baraye inyuma y'umuntu ntibimera bite ko abantu bambwira ngo ubwo ni abacuraguzi bakurarira ku nzu. arambwira ati abacuraguzi ni abacuraguzi barara inyuma y'umuntu n'inzu, ati cyane cyane bakunda urugo rw'umupfakazi. ati urugo rw'umupfakazi umuntu wapfushije umugabo, ati bararukunda cyane. ati niho abantu benshi abacuraguzi bakunda gucuragurira. ati baba bagira ngo bakubuze amahoro, ubura amahoro mu mubiri, ubura amahoro mu bana, ubura amahoro mu muryango w'aho uri, nawe uri wumva udatuze igihe cyose uba ufite impungenge mu mutwe no mu mutima, udafite ituze. ubwo rero njyewe najyaga kuryama igihe cyose idirishya ndyamaho n'icyumba ndyamaho cyerekeye iwe. ubwo noneho mu gusohoka abanyumva, mu gusohoka mba mwumva yaba umwana we yaba jyewe, mbese niyo umuntu yanaryama akagona waba mwumva. ubwo noneho nkajya mbyuka nkamubwira n'umudamu we ntacyo dupfa, nta nubwo turatukana, nta nubwo turagira ikintu duto kibaho mu buzima. noneho nkabyuka nkamusuhuza, mwaramutse mutoni, yewe ndumva nta kigenda. ati ese wagiye kwivuza? ati ukajya ushaka imiti ikomeye ukwivuza. mbese hari uko mba nagize, hari ubwo nativuza, hari ubwo urabona nativuza, nabuze ikintu kinzengereza, ni abacuraguzi bandarira inyuma y'inzu. noneho igihe kimwe araza arahanya uwo mucuraguzi, arahanya imbere y'umuryango, ufite izindi miryango ibiri, arazanye ku muryango umwe nsohokeraho. arahanya ariko wumve ngo ni ukuhanya ya mabyi y'imvubu ya yandi menshi cyane, kandi anuka bimwe byo kunuka bihebuje. ibintu bimbera urujijo. ubwo abantu bose baraza bati aya ni amabi y'umucuraguzi, ntabwo ari ay'umuntu muzima. mbese gucuragura bigenda bite? gucuragura nyine ni uguha umuntu akunze ubuzima, ntugire ubuzima n'umunsi umwe ugahora uryamye, ati ukabyuka abandi bagiye mu kazi kumenya n'ahantu uherereye. ibyo bimbaho ntibabyuka umutima wasigaye ufite mu buzima bubana. abana banjye basize imyambaro hejuru ye, nta mutekano, nta kintu umwana akora ngo kigire icyo kigeraho, nta kintu ubona ngo kigire icyo kigeraho kuva nahageze. ubwo noneho nkabyuka nkajya kumusakira, namubwira ni mwawe ko usenga amanywa nijoro, niba yinjaga nk'iwe mbere yo kujya ahita afata bibiliya n'ibitabo by'indirimbo akiruka akajya kwigisha abantu indirimbo mu rusengero rwabo, akajya kureba uwakerewe akamuhana, akajya mbese ibintu byose bidase aho basengera niwe biba bireba. nanjye nkajya mubwira ni rero wowe ubasha kujya gusenga, ntekereza gusenga nkabyuka ntatinze kubwo kubura intege udusengera. nongera nza kumuganiriza nase kubwiza kuvuga ngo abantu barara hanze bafata umucuraguzi, ntibazazana 10,000 nanjye mwazana 10, tukazaha abantu bakadufatira umucuraguzi. ati jyewe ntabwo njya mwumva, ati jyewe ntabwo njya mwumva abacuraguzi. ati ubwo wenda washobora kubibuza, jye nta n'amafaranga mfite, nta mafaranga mbasha kubona, ariko uzayatanga ubafate. ubwo mbona nabyo bintu bimeze, ndavuga ati nibyo nabimwigishije inama, ni n'umuntu w'umugabo ukiri none nawe nyine rero nari umudamu wawe, nari jyewe igitekerezo dufite nk'abadamu wawe, ni uko duturanye ntacyo dusa. gusa rero umugabo n'iyo miti yandariye ku rugo ntazengereye bimwe byo kuzengera, ndamusanga ndamubwira nariko nta mucuraguzi warabihungishije, ni umucuraguzi wakira akambuka ndamwumva, ningira ngo ni wowe, niko ko ikirenge cyawe n'icy'abandi ni ikirenge itandukanya, mwumva icyawe wumva n'icy'abandi, mwumvise bidahuye.
niba ikirenge ari icyawe ntegereza ko ugaruka ndakubura nimba ndapfokere nimba ndaguye nimba mu bwonko birabira ntabwo wigeze gusohoka hagati ya saa saba na saa munani ati yewe tugiye bamenya no hanze tumenya hanze ku buryo sinjya nsohoka yewe nagize ngo ni wowe ni gusa ikirenge cyawe umaze kukimenya ati ntabwo ugira njya nsohoka ubwo ngubwo ibyo birarorereye ubwo ndagiye ndaryamye maze kuryama ariko umuturage yakundaga kuza ku wa gatatu nijoro saa saba ku wa gatandatu saa saba saa munani niyo ku cyumweru iminsi itatu niyo yakundaga kungenderera ubwo ngiye kuba rero ndaryamye mu gitondo ku wa gatandatu ejo bundi ku itariki ya 20 ejo bundi ku wa gatandatu nyine iminsi ni ku wa mbere ejo hari ku cyumweru ndaryamye nk'igihe saa saba na 20 nibwo narebye kuri telefone ndetse mva numva ahantu mu gasantere nuyemo inyuma bati mama kuko mama kasi telefone barayihamagara iciyeho kubifata birananira naje kuvuga n'urwanda no kwicara mutabuza ndikuri kugira ngo kabiri nubwo bahamagaye telefone ndayicara ati urazi ibyabaye niko ni ibiki mama nikagiye muzika naheze mu buriri ni ibiki ati twafashe umurozi ku muryango wawe nabyizi ntabwo gito mbese umurozi mwafashe ku nzu yanjye niyi noneho igihe wari kumbwira gutyo nanjye navuga ngo narasanze urumva we ni narasanze urumva ngo kumana we nimbwire umurozi mwafatiye ku nzu yawe kubera nari maze iminsi mbisaba imana nkavuga nimbaga warandemye wandemye mu ishusho yawe ntakiheraho cyangwa igiti cyangore nubona utabishoboye uzareke nseko ko ndumva ndangije gusa imana irangiza irambwira iti rero nzakwibuka ndacyagufite igihe wakwiremeye nk'uko ubyita ndakwiremeye mu ishusho ntacyo mwihereyeho ndacyagufite humura ngiye kumva numva ngo bafashe umurozi wanjye ndabyutse nta muntu wari abo bantu ntabwo wari wigeze ubabwira ikibazo uhura nacyo ngo nabaye gahunda ati muzamfashe igihe ikibazo cyose nagihaye umudugudu wose duturanye mbese nawe njya no mu kabari n'ubwo busanzwe ndababwira ni nyamara agiye muzumva ndi umunsi umwe napfuye ni njyewe mfite abacuruzi bagiye kunzengereza ni byinshi n'ibyo mwirebera ni njyewe nimusanga hasi muzumva ko numiye mu nzu muzaze mukingure mukuremo n'undi ubwo noneho ibyo birarangiye barampamagaye bati ibintu dufashe umurozi wawe mufashe nde ati dufashe umugabo witwa icyaha nawe impande yawe ndababwira ni ntibishoboka ni ngo ninde ndongera mbasubizamo ngo dufashe wa mugabo wawe muturanye ku rugo rwawe narasohotse ikintu nafashe nabashije gushyikira nari ngiye kuba nkawe nafashe ikintu gikubita mu gatuza ikintu gikubita ku kibuno asohoka ndiruka ngeze muri nta gasantere nsanga ni umugabo duturanye witwa cyahana bamwicarije n'ikibuno n'amabuno yose n'amaboko nta n'ikabutura y'imbere nta n'ituza nta n'igitenge nta n'uva n'amwe mu cokota yera yirabura ku kibuno cye maze gusoma ibiranica bitatu n'amurenge nakoze ku kimenyetso ku izina ry'imana gato n'umwana narahumetse agaseke byonyine ndavuga ni wowe kuko wanzengereje bigeze ku mutima ubwo kera karabaye ibintu byose aricara bikicara yahaguruka bigahaguruka dore ko yizitiwe n'ibintu imana yamuremanyeho ukabyara yararumbukiwe pe udukino twakoze nk'ababyeyi namusabiye igitenge ndavuga ni mumuzinyira agatenge
ibyo yakoze yabikoze yitwandarika ntimujugunyira agatebo. yarebaga ate? yakubwiye iki? yavuze iki? yavugaga iki? nta kintu tujya tuvugana. icyo yari afite akanazero n'urubingo, akabingo gakeya mu ntoki. akabingo gakeya mu ntoki. akabingo kameze gate? akabingo bahinya kameze nko ku murima gaca. niko yari afite n'akanazero. akavuga ko yari abijyanye he? akavuga ko abamufashe yababwiye ko yaragiye kwahirira inka ye, yavuye mu rusengero akesheje akabura uko yahira, bamufasha agiye kwahira yambaye ubusa. abandi baramubaza bati ubwo baturutse hirya saa 7:20 bavuye mu bubari nabo bakererewe kubera inzu yanjye ifite amatara hanze, bo bamureberaga ku itara ariko bakaba ko ntawe umureba. aya handi nta matara ariho, bo bahagaze mu muhanda ahantu ku nsina baramureba neza uko ari kubyina, uko ari guterera ako kabingo, uko ari kugaterera hose, uko ari gukora byose bo baramwirebeye. noneho bari babiri, umwe abaza undi ati uriya muntu wamubonye? undi ati namubonye. ati ese buriya bintu ari gukora na kuriya kuri yambaye bivuga iki? babajyanye ari bato. aramubwira ati biriya uriya muntu ari gukora ni iby'abarezi. ati uriya muntu w'umucuraguzi ujya wumva. ati umucuraguzi acuragura yambaye ubusa kandi acuragura afite akabingo gahunika hahandi yagiye gucuragurira. ati nicyo kintu gihamye. ati none se iyi nzira twayese tugasubira inyuma tukicira hirya ntitumuce mu maso? ari undi umubaza. undi aramubwira ati njyewe ntabwo mpfa hano hantu natarebye ikintu uyu mugabo agamije. ati nkurikije ukuntu mu makosa yazengereye hejuru y'abacuraguzi, dukurikiye ukuntu twazengereye abacuraguzi badusenyera ingo, ntabwo mpava nakamubajije ikintu byaje kuhakora. ubwo umugabo arabyina aritakumye, ikibuno kimwe gikubita ku rugi rumwe, ikindi gikubita ku rugi rwa kabiri, arangiza ataha asubiriye aho duturanye. wa mugabo muri ba bagabo babiri, umwe aramutinya undi aramucakira. ati mbwira ikintu waruje gukora hano ku rugo rwa Nyamakosa. Nyamakosa yarakase birenze no gutaka, yaravuze birenze no kuvuga. ikintu wakoraga ndashaka ko wese ukakigaragariza abantu cyangwa kukijyana kwa mudugudu w'umusaza. arababwira ati niba ari ibintu bishoboka sha mbabarira mbaho 50,000 bityo abakirisitu batambuye. ati nawe umuntu wari ufite muri bino bintu ndakwinginze mbabarira ngo 50,000 tubirangiriza aha ntihagire umuntu n'umwe. ati niba umubyeyi wo kumubyutsa atamenya ibyanjye nabyo yarazi. gasiga ko niyo wagira 100 ntabyo natora hejuru y'uko wateye uyu muntu mu magahinda karekare, ukaba ureba ukuntu asigaye asa hejuru yawe. niyo wagira 100 ntabwo nabitora. reka tuguhe abantu bakumenye n'abatakuzi bakumenye aho kugenda umenya wihisha mu bantu. ubwo yaratambutse kagatengera gateye akanazero hejuru n'agatenge agiye kugakenyera. abo bahungu babiri bamufashe bati wigakenyera gakubita ibitugu ukijyana mu nako. ubwo yamugeze mu agasantere kose karabyuka karahuruye, maze tubahuruye bahamagaye na mudugudu ati nimugumisha aho nzahamuhasanga bukeye nimuzana ntacyo namumarishaga ntacyo mumaza mumugumisha aho ngaho. ubwo bwarakeye umugabo ubutugu yabuhetse n'ikigabo kinini kagira ngo ni akagabo gatoya ma. ubwo rero barahagera, abantu bose barahagera, bose bamaze kuhagera bene wabo b'abaririmbyi bakorana muri iyo myuga yabo, ndetse ko nta nubwo bikiri imana n'iby'imyuga nabivuga n'imyuga ibyo nta buzima bukirimo, navuga ngo n'iby'imana ku buryo nakoherezaho n'umuntu ngo nagusenge ubwo nabyita n'imyuga.
ubwo navuga ko ari imyuga kuko itari imyuga ntabwo abakirisitu baraza abakirisitu mbere y'abakirisitu nahisemo amagara umugabo witwa Daniel Kiburaje ndamubwira none no gutanga amakuru nayo tubonye yarenze indengakamere ati ngo muti namuhamagaye saa 9 yarahageze saa 10 n'iminota ingahe Daniel ahageze arirahira biramucanga biramuyobera abagabo bose barebaga hirya kuko n'abagore twaraharebaga ntabwo twongeraga kumureba byari byaducanye Daniel arareba biramucanga ati ateye amakuru noneho muzi ko byayacanye ati natanze menshi aya yarashoye abana bakuru abana be bari gushungera bene babo gushungera abaturanyi gushungera bose bumwe babuze bakora n'ibyo bareka ubwo mudugudu rero araza arahageze muri bene wabo hari aho yabyaye abana muri batisimu mudugudu nawe buri icyo akora akakunga asa nk'ubitesha agaciro kubera ko yahabyaye muri batisimu asa nk'ubitesha agaciro ariko ubundi yari gufata intera ndende ku buryo n'undi wese yajya bireba akabona ati iki ni ikintu kibi nabonye mu isi no mu Rwanda ni ikintu navuga ngo ahari niyo hano yihanukiriye barimo kuba nk'umuco wo gucika ariko kubera ngo yahabyaye yabaye n'umwikanisha abaturage ariko abaturage bari bagiye ko bari bavuze ibintu bibi cyane batikireke uwana kambura impunzi tukamukura mu mudugudu akareba iyo agana yabunganye kubunga babunze bate rero kubunga yamuciye 50,000 abiha abagabo bose bari aho ngaho n'abamufasha rero ikintu namusabiye namubyeyi nta n'ikintu naguca nta n'ikintu kindi nagusabira icyo Imana yasabiye nawe yagusabiye nicyo kintu mwakiriye Imana yakungaragarije ntari impunzi yaba yaremeye ko hari ahandi yajyaga gucuragura mbese abantu benshi baduhaye amakuru y'ahantu ngo yari atuye ngo zasake n'ahandi ko aricyo kintu cyahamukuye ariko akaza kutwihishamo mubo yasanze yaje kubihishamo batabizi aho ngaho mutuye hari ingo baba bavuga ko nabo yabaga bumvaga umuntu bacuraguriraho noneho n'amakuru menshi noneho bajya bayatanze bavuga bati naho yadusengeraga yagarukaga n'igihe tukamubona afite igikote cy'umutuku arenga agenda arenga ubwo yarabaga agitoraguye rero avuye nko ku rugo rw'umuntu ati natwe twayoba ikintu cyamugariye tukumva ko ari nk'umuntu uvuye gusenga tukumva ko ari nk'umuntu uvuye nko gusenga muri iryo joro ati benshi ngo bajyaga bamubona ubwo mudugudu yavugaga ati ufashije ku muturanye ariko hari igihe amahirwe azakuzurwa akategwa ku wundi wose atari uyu muturanye none se ubwo kumufata gutyo umugore we rero arashaka ishusho umugore we ubwo yaraje avuga iki areba ate abyitwaramo ate hakana ko atabizi tubwiza ukuri mbese umugore we bwa mbere yavugishije ukuri pe umugore we bwa mbere yaraje atanga amakuru ati ngewe n'ibintu bishoboka kandi bibaho igihe yagendeye yabyukiye ati igihe yabyukiye n'igihe yagendeye ntabwo nyizi ndi gutanga amakuru kuri umunyamakuru ati igihe yabyukiye n'abantu bamvugishaga pole ati igihe yabyukiye sinyizi n'igihe yagendeye sinyizi ibyo nibwo bwa mbere yatanze amakuru akubwira bwa kabiri atanga amakuru noneho yo kuvuga ngo abonye abakirisitu bagenzi be yari dekontatire ngo yari agiye kuzana ubwatsi agiye kurusengera inka tubona yabwiriwe igiye kuburara akiza kuvuga ko yari agiye kuzana ubwatsi abandi bakajya kuzana ubwatsi akajya ku rugo rw'umuntu yambaye ubusa ngo yidefansa gutyo abaturage bagenzi be basengana babimufashamo gutyo abandi nabo bakavugisha ukuri byakurikije ibyo babonye ariko mu kuntu babitesheje agaciro ko kuvuga ngo baragiye kuzana ubwatsi kandi atari bwo ariko njyewe ikintu cyanshimishije cyatumye natanabiremereye kuko yanyibishagamo nk'umukirisitu
imana imugaragaje ndavuga ni nta n'igihano kirenze icyo kirahagije imbere y'amaso y'abantu n'imbere y'imana ukorera. ugereranije kuva byaba kugeza uyu munsi urabona bifite iyihe shusho mu mudugudu? hari abakirara ku nzu yawe? tubwize ukuri. ni umunsi umwe waciyemo wonyine, nta minsi ibiri bacamo yaharaye ku cyumweru nimugoroba. ubu urabona ameze ate umuturanyi wawe uwo nguwo w'umucuraguzi? mu gitondo nabyutse ndamusubiza ndamubwira ngo waramusakiriza wanjye. arakwikiriza? aranyikiriza. njye sinanamucaho namuvugishije, sinahita no ku mwana we namuvugishije, nta n'ikintu bishinja mu mutima wanjye, umva nta n'ibyo nabigize umwana we ngo muceho namucuruje cyangwa umugore we. nta nubwo nasanga n'ibyo muntu wamusigariraga ku rugo agiye kubwiriza ubutumwa, agiye gusenga, agiye kuririmbisha, agiye guhana abakererewe, n'ibyo muntu wamusigariraga inyuma nkamenya amatungo ye yagica nkayasubiza mu rugo. n'umuntu waheze mu rugo ahora ahura n'ibibazo by'uburwayi bitewe n'ibyo bicuraguzi byose, igihe wasigaraga ku rugo rwe. igihe wamusigariraga ku rugo nyuma ko umuntu w'umukirisitu yagiye gusenga nanjye ari bunsengere. ese mbwiza ukuri, ugereranije muri rusange n'ibyo wiboneye n'amaso yawe n'umuntu usenga nk'uko nguko n'ibyo byose ubona, urabona wowe ubwawe wakekaga ko umuntu w'umukristo yakora ibyo bintu? mva mubwire mubwije ukuri pe, dushashije yewe kuva namubona naramwishimiye, ndavuga ngo waruhuye, tuzumvikana byapfa byakira, nta kintu kizaneranya nawe, ku buryo yazaga no kwaka ikintu mu rugo nabona atagifite, nkashakamo umuntu nishyikiraho nkakimushyikiriza, ariko ikibazo cye kigakemuka. ni umuntu wanyiyambazaga buri kintu cyose kandi sinyibuze. numva ko mwibuze yaba ari ikosa ryanjye nawe, nkashaka n'abana banjye cyangwa nkashaka n'umuntu tuvuga rumwe ariko nkakibugiza, ikibazo kigakemuka. mama ngira ngo wenda icyo gice cy'iwanyu urumva yuko iki kintu abantu benshi muri iyi si turimo ntabwo bajyaga bemera ibi bintu bijyanye n'abacuraguzi, bakavuga ngo bibaho. utubwize ukuri, hari utuntu wagiye uvugamo tujyanye n'uko ngo hari aho yatangiraga ukamera nk'umuntu wacitse intege usinziriye urimo ahantu kure cyane, wakekaga ko ari ibiki yabaga yabateye? njyewe ntabwo nabizi ko ari we, njyewe nabitekererezaga umuntu wundi wo hanze, nkamutekereza uburwayi bwanjye, rero akambwira ati urazi n'ibindi, ati ni abacuraguzi bakurara inyuma ye, ati ni abacuraguzi niyo baza bagahunika umuntu bityo bakamujyana kure, akabura ubwenge, akabura umutima, akarara acuramye, ati ibyo ni abacuraguzi. ati n'uzajya ubona wabyutse saa tatu saa yine saa mbiri ugakingura ukagira isoni ukabona abandi bagiye, umubiri wawe udafite ingufu, ni abacuraguzi baba bakurariye. ikindi cya kabiri, ayo mazu bakuyeho bahaniye, umukobwa wanjye wayakubuye akubura ya nyuma yamaze kumira, namuvuze 350 birangira umwana yanze gukira, n'ubu yavuye mu rugo yaramenyenganye gusa ahandi yamujyanye ku bavandimwe. ubwo utarava kuri ako kantu, mwafashe izihe ngamba nyuma y'uko umwana wahuye n'icyo kibazo? ese mwamusabye ko amuvura? njyewe ndakubwira ngo zateranya abaturage ndabishyira hanze ngo abantu bose bavuge icyifuzo, bitewe n'uko mudugudu atabikozemo ubushake busesuye. yasabye ko bajya mu nzu tukiyinjiramo bikarangira. ntanagaragaze n'ibyo yakoreshaga? ibyo yakoreshaga nta kintu na kimwe yamubajije, ati iki kintu wagifashishwaga n'iki, wagikoreshejwe n'iki, wabitewe n'iki, nta kintu na kimwe umudugudu ugize amubaza. ahubwo abaturage bashatse kubimubaza arabyanga, amujyana mu nzu. bigaragara ko yamubereye atumvise ibyo abaturage bagira bake, bamuhamo amakuru mu byo babonye. ahanini haje abakirisitu basengana babimufashamo, ntabwo bigize bumva ko ikibazo cyabaye ngo bagikurane ko cyabaye, bitewe n'amakuru umudugudu bari kumuha, ayo bamuhaga yose yacaga amazi. ubu tuvugana ufite icyizere ko bitazongera? nta cyizere
cyizere mfite koko aho yihora kandi noneho nubwo yabitejeje agaciro imana yabikoze izongera ikore n'ubundi nagafata ibyo waryo afatirwa n'abandi. So mama turagushimiye cyane, ubwo ndizera ko iyo byagaragaye nk'uko nguko hari ibyo abantu bajya bavuga ngo ni ukubeshya ngo nta bacuraguzi babaho, abacuraguza benshi baba ari n'abarozi, ariko wenda bimwe na bimwe babivuga ariko ahubwo barenze n'abarozi bo mu kanwa. Barenze n'abarozi bo mu kanwa kuko umucuraguzi yica urugo rwose ntabwo yicuma. None se ubundi bababwira ko umucuraguzi kiba gitumye ajya gucuragura ari iki? Umucuraguzi ikintu ngo kiba kigiye gutuma acuragura rero ntagikurikiye nacyo ntaho gikurikiye. Umucuraguzi iyo arwaje, umucuraguzi iyo akennye, umucuraguzi iyo yumva mu mubiri hari imbogamizi mu mubiri we, iyo afite umuntu wapfuye atarongowe, umuntu wapfuye adashatse wose amujyana muri urwo rugo ko arimo gutongera, uwapfuye amugaye wose ubumugare bwose bukajya muri urwo rugo yacuraguye. ubwo wa muryango wabo ugakira, uwacuraguye mugahura n'ibyo bibazo. nicyo kintu twakurikiye cy'abacuraguzi, niyo makuru nguhaye. Wambwiye ngo harya mutuye mu mudugudu w'umurema akagari Umuremamango, akagari cya Rubare, umurenge ni Kabare. ni Kabare. Ubundi banzi ku izina rya mama kuko ubundi nditwa Mukasabera Marie. Mwihangane cyane kandi murakoze kwemera ko tuvugana. Sawa. Ufite imyaka ingahe? Ndafite imyaka ingahe? 46. Uwo mugabo umugore we bafitanye abana bangahe? Bafitanye abana bane bakuru cyangwa baracyari bato? Ni 5, umwe yarashatse. Afite umwana washatse? Afite umwana washatse ufite umwaka ufite n'amezi 7-8. Ari we mwuzukuru w'uwo mugabo w'umucuraguzi. Urakoze cyane. Daniel. Ndaya makuru ndayaguhaye. None se Daniel? Daniel Kiburara. Niko Daniel? Yego. Wowe wari uhari nawe uhagera? Nyuma yo kubona ibyo n'amaso yawe. Ubundi mwebwe mwemeraga yuko haba abacuraguzi? Abacuraguzi twajyaga tubumva ariko ntibajya bafata uwo ngo ni ufate tubonye. Ibyo bintu wamusanganye wowe hari icyo yaba yaremeye ko hari icyo abikoresha? Ibyo bintu by'imbingo n'agakero n'akananjoro niko twita. Ibyo bintu urumva ko ako kananjoro niko yahize ibyo bintu. Noneho urwo rubingo ngo ni rusirika umuntu yumve ukasinzira nk'uwapfuye. Muri abo batangaga ubuhamya bavuga bati twe twamubonye, bavugaga ko yakoraga ibiki? Abo bahungu bambwiraga yuko yateraga ngo ikibuno ku miryango y'uno mugore, bakajya yisimbiza kwako nyine baba barimo gukora ibyo bintu byabo, ateraho ikibuno kandi yambaye ibisabunisha.